Kongeye kubasuhuza abakunzi ba dostv, amazina yanjye Nsinzwe mu gishani kore. Umunsi nkaba ngiye kubacira umugani wa Nyangufi na bakuru be igice cya mbere. Bacira umugani mbambuza umugani muzavika ntarangiza azasanga ubukombe bw'umugani wigitse ku muganda w'inzu. Kera habayeho. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari ari mu kigero cy'imyaka 10. Umugabo w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi maze akazigurisha udufaranga two kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7 kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushakaho kubatera agahinda nuko umwana wabo w'umuheresi yahoraga abateye impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza kiturutse ku mutima mwiza yari yarivukaniye, we yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana baramwishyize mu mutwe wose ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo kikaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko we niwe warushaga bakuru we ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Yari ashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose muri icyo gihugu. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane, kubahasha byari bimworoheye, ariko akomeza kubahahira. Ageze aho ahora ibibahaza kubera igiciro cyari cyarazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yaraje ari kirimbuzi. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore ahubwo yahisha abana be. Muri iryo joro yari araye ari bujye guta abo bana mu ishyamba. Umugabo akanga umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeye ko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kanini ati, umva rero umugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana. None niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba nasamo inkwi. Azagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara izanicira mu maso. Ibyo bizanatwera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha maze tugahindukira batatureba. Umuyobowe rero impuhwe z'ababyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo ati, ubwo si ibyo uvuze ubikuye ku mutima cyangwa hari ukundi wabaye? Nta soni biguteye? Iryo risubiza urikuye. Wowe se kuri umuntu mukuru hari uwabibonye? Ni wowe ugiye kuzabanyamuhamba babona? Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva ntaho ubwenge bw'abagore, ubwo se abana tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje byarangiye, ndetse byuka witegure ko nawe tujyana, singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Umugabo akomeza kumvisha umugore ko batashobora kubona icyatunga abo bana, ariko bibi by'ubusa. Umugore yari umutinzi nyakujya, ariko umutima we wa kibyeyi ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso. Atekereza agahinda bizamutera, nawe yemera igitekerezo cy'umugabo we, nuko ajya kuryama ariko amarira amuzenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi by'ababyeyi barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe byose yavugaga na nyina, abyuka buhoro maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho kugira ngo yumve neza ibyo bavuga. Amaze kubyumvira neza asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo araratekereza ko agenza kugira ngo we n'abakuru we bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Umuseso wa kare abyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera, atwuzuza udufuka twe maze agaruka imuhira. Ibyatinze buba burakeye neza, nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yemegeje inama yo kubabwira ko noneho bari muhenekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka nabo barabyuka, arababwira ati, uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo umuntu azinkwi, mwarazana izo ashoboye hanyuma tuzishyire hamwe tuzigurisha amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvishe bishimira kujya kureba aho hantu hakore bari kumwe n'ababyeyi babo. Nuko
baherako baboneza ishyamba. Ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira kure mu byo yari yumvise. Singe wahera hahera umugani, tuzahurire mu gice cya kabiri twumva uko byagenze.